aho neza abavandimwe kongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mubizi turi kuvuga ku mihamagaro 5 cyangwa se 5 ministries, imihamagaro 5 iyobora ubuyobozi cyangwa se iyobora ikanisa. Twavuze ku kintu kijanye n'umuhamagaro w'ubwarimu, tuvuga ku muhamagaro w'ubushumba pastor calling, tuvuga ku muhamagaro w'ivugabutumwa, tuvuga ku muhamagaro w'ubuhanuzi. Hama noneho tugiye kuvuga ku muhamagaro wa nyuma ari wo muhamagaro w'intumwa. Ni ukuvuga ngo tuvuge icyo bita pastoral call or apostle calling. Ni ukuvuga ngo intumwa hari icyo twita ngo intumwa zihamagarirwa mu mihamagaro isa nkaho ari yose cyangwa bitwa apostles. Ni ukuvuga ngo intumwa ashobora kuba umwarimu kandi akabikora neza. Intumwa ashobora kuba umupastor cyangwa se church pastor, akongera kandi intumwa akaba uwo twita umuvugabutumwa, intumwa akaba umuhanuzi. Hanyuma byose byahurira hamwe akaba aribyo twita ngo ni apostle. Bivuze iki? Intumwa cyangwa se mu mihamagaro tuvuga harimo bose bagira inshingano. Umwarimu akora icyo bita ground cyangwa se gushinga imizi. Hanyuma pastor agakora icyo bita ngo ni guide. Hanyuma umuvugabutumwa agakora icyo bita ngo ni gather. Umuhanuzi agakora icyo bita ngo ni atunga urutoki, yani ayobora abantu, guide, ni guide. Hanyuma apostle agakora icyo bita ni govern, icyo bita 5 G's that governs the church. Noneho bivuze iki? Ni ukuvuga ngo intumwa iza ni nkaho ibiza ku mwanya wo hejuru muri byose kubera kwikorera muri iyo ntuza, muri iyo myamagaro yose. Kandi intumwa akazi kayo ni ugushinga amatorero no kubaka doctrine z'ubuyobozi bw'itorero. Ni ukuvuga ngo ni ugukosora doctrine zitari za nyazo mu mubiri wa Kristo. Iyo niyo nshingano nyamukuru y'intumwa. Kandi intumwa ikindi kintu ikora ni ukuvuga ngo ni ukugenda yahamagara kugenda ishinga amatorero. Ni ukuvuga akagenda akabwiriza ahantu, hanyuma agashinga amatorero, akaba umushumba mu minsi mikeya, hanyuma agahamagara cyangwa se akareba umwe muri abo ngabo yahamagaye cyangwa se yigishije ufite impano y'ubushumba, akaba ari we asigira itorero akaja ahandi. Ni ukuvuga ngo intumwa ako niko kazi kiwe. Ni ukuvuga ngo gukosora imirimo cyangwa se doctrine zitari za nyazo mu itorero. Kandi ikindi cya kabiri akaba ashinzwe gushinga imizi ndetse y'itorero. Bivuze ngo niyo mpamvu bivuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bivuze ngo Yesu Kristo yasigiye itorero intumwa, hanyuma intumwa nazo zigenda zikosora ibitari bimwe bigenda bigaragara mu matorero. Tuributse ko ibyo turi kuvuga ku mihamagaro 5 iyobora itorero cyangwa se icyo bita 5 ministries. Tuza gusanga mu Efeso ibice 4 umurongo wa 8 kugeza kuri 11, aho tuza gusanga harimo ntuza, aho tuza gusanga icyo twita ngo ni imihamagaro iyobora itorero 5. Rero nicyo turi kugenda tuvugaho muri ino minsi. Rero intumwa yahamagariwe cyane kugira ngo igende ikosora, igende igaragaza icyo bita authentic gospel cyangwa se icyo bita ngo ni sound doctrine y'ukuri y'itorero. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda hazamo icyo bita ngo ni nicyo bita ngo ni intuza zitari zimwe, amantuza ataramwe, amadoctrine. Rero intumwa ako ni akazi kiwe kugira ngo abashe kugenda akosora. Kandi bivuze ko mu ikanisa hadashobora kubaho ba apotre
ba apotre benshi bashobora kubaho benshi bitewe n'umuhamagaro bahamagariwe. Niyo mpamvu usomye mu gitabo cy'Abakorinto cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice c'11 35 hava mu itorero ryo muri Antiyokiya hari huzuyemo impano zose. Niyo mpamvu Bibiliya iza kuvuga mu gihe gice cya 13 Paul na Barinaba baza gutandukana kubera inyungu z'umurimo wa Kristo, bari bashaka kugira ngo bagende babwiriza. Rero bavandimwe, turangiza ngo tuvuge ngo intumwa cyangwa se icyo bita apotre ni umuntu wahamagariwe ngo abashe kugira ngo azane ukuri kw'ijambo ry'Imana mu isi, kandi ni umuntu wahamagariwe ngo abashe gukorera mu myamagaro yose. Intumwa yohanura, intumwa yo mwarimu, intumwa yo akazi k'ivugabutumwa, kandi intumwa yokora akazi k'ubushumba. Gusa ikanisa iyo ririmo pasiteri titirere, ni ukuvuga ngo pasiteri niwe uba uri hejuru, niwe witwa ngo ni father of the church, ni ukuvuga ngo niwe uri umubyeyi w'itorero. Kabone nubwo haba harimo intumwa, kubera ko intumwa iyo cyane idakunze guhagarara hamwe cyangwa se iyobore cyane, ni ukuvuga ngo pasiteri w'itorero niwe aba ari nyiri itorero, cyangwa se niwe uba ufite ubushobozi, cyangwa se niwe uyoboye iryo torero. Uvuga ngo intumwa nayo iyo iri muri iryo torero iba iri munsi y'ibirenge bya pasiteri, kabone nubwo ari we waba wararitangiye, kubera ko pasiteri ari we uriyoboye cyangwa se ari we umubyeyi w'iryo torero. Intumwa yemera kuba icyo bita gusani ya chini ya iyo uongozi wa pastor. Bivuze iki? Nicyo twita discipline mu itorero. Gusa intumwa cyane iza icyo bita correction nyinshi. Murakoze cyane, mukomeze gukora subscribe, turakomeza kubabwira byinshi cyane, kandi Uwiteka akomeze kubana nawe, kandi Imana ikomeze kubaho umugisha. Mukomeze kudukurikira, mwibuke gukora subscribe. Ni Rudasoni kwa Mercy channel. Imana ibashe kubaho umugisha.